afite ibintu byinshi, afite ubutunzi bwinshi. Mr. Haguma. Mwari muri ariko cyose sinari mpaherutse burya dore noneho twabonye izuba ryatubereye nabi muri iyi minsi. nawe uragenda ukabura. ndabura niko akazi gakora n'icyo kubitegeka. akazi gakora twese ntitugira akazi umuntu agira ry'akanaruhuka utazagwa mu nzira. buriya geraho nkaniruhukira ntumenye ko nanahari, ntumenye ko byanageze gute. ibintu byose ubu narabyoroheje. yego se ntabwo nari mbiherutse, gusa nanjye ndaho ni ikirere cye naho iwanyu ndabona biterebye. wowe ikirere muri iyi minsi kimeze neza, ariko izuba ryari rimeze nabi, ariko ubu imvura twarayibonye. biragaragara kandi ni nabyo byiza. Madamu araho se? nta kibazo. n'abana baraho? araho bose. nanjye ndaho urebye ndashima Imana n'abantu bakeya. rero buri ibibazo byarangwiririye, ariko nyine nta muntu bitabaho tu nawe. ndabizi ariko ugenda nyine ku mugabo niko bimeze. kandi uko bigenda ni ukumenya kubyitwaramo ubundi. Madamu abizi nageze kubwira ko yarwaye. narabimenye nabyo. urumva rero ndaho ntabwo urumva bakufita hirya ahubwo se nabasuye hirya ntabwo nabasuye, ntuzandenganye. nizagenda nk'uko babivuga. amande buriya aba yaraciwe kera. we ntarayatanga ariko aho turi kugenda amande buriya aba yaciwe. igikuru ni akazi. oya ni akazi nibyo, ariko burya ni akazi siko umuntu wakwisa akazi ko yapfuye atakarangiye. umuntu agomba kujya anyuzamo akaruhuka igihe umuntu ayiboneye umwanya. nanjye bisubya ngo byari binyishe akazi muri iryo minsi nanjye kari kanyishe. nuko nageze nkajya n'uriya mugore nakambwira ati nyabuna ngataha ajya nkora ntaho. ariko yarakize ahari. kirabyaheye we azakira. nahamana ntaho ntazengurutse. nagira nkubwire ko ntaho ntazengurutse. amafaranga nagatangaguje ibitaro narazengurutse. ibyahiye ntawe nageze. rimwe ngenda mbimenya amakuru rero ndera narakeneye burundu. n'akazi naho hajemo ibintu bitandukanye byaribyo. buryo ngo aho umubiri yanitse ntiriva. ntabwo riva. ubundi wa muntu merewe nabi madamu ararataka. hari rero wa mugabo ni birebire gusa, ariko burya iyo umuntu ari muzima agakomya gukora iyo bwabaga, arategereza akareba nyine n'ibyo bitaro n'iki byose. ariko ubu tuvugana wa mugabo ubu noneho nashiriwe ndera nta gice, nta mafaranga afite. n'ubusenze nkorera nibura urabona iriya modoka najemo ndashaka kuyigurisha. noneho nkayitanga kuyigurisha. ndashaka amafaranga, ndashaka miliyoni ariko nkareba ko nakemura ibibazo. ariko iriya modoka wenda unayitanze wese ariko ntanabikubwiye. iriya wayitanga noneho ukaguramo iciriritse, birashoboka kuko iriya modoka yawe ni nziza. nemerewe kugenda mu modoka muri iyi minsi. ni amafaranga nayo ni make. nibura nka miliyoni nka 7 cyangwa zingahe, nkareba ko nakemura ibibazo. kubera ko ibibazo birandembeje. ibintu byose naragurishije ibishoboka. akazi numvaga byaciyemo byaranze. none se mbyihorere mbigenze niko mubyo ko nzigare nera bisu njya kugurisha inzu. niba ku kazi bitarakunze imodoka wagura n'indi. ya mbere narayigurishije mbona ibikunda. n'iriya rero ndashaka kuba nyigurishije. nashaka kugenda moto nta kundi n'igihe gito. ahubwo nyine ujya ugira ba bantu bakunda kugura amamodoka banayakodesha, wabambwirira bakanya makeya. hariya ntabwo nabonamo nka 7 cyangwa zingahe. nkareba ko nakemura ibibazo mfite. madamu ameze nabi, sinyisinzira, dore amaso aba yatukuye, sinkifata akantu dore nashizemo ndacyatamira akazi kakashakisha. wembeshyize mu biganza byawe. reka ngende nanjye nari ngiye kureba kwa muganga aho namusize. sinzi iyo byerekera, sinzi iyo biva n'iyo bijya. kandi nk'uko rero uko nshakira umuntu vuba ariko birihutirwa bitarenze ejo cyangwa ejo bundi. umuntu nzi witwa Damascene ntiwari wambajije imodoka. nzamubaza. uzamubaze wumve. urakoze cyane rero. reka njye kure buriya murwayi uze kunsuriza madamu n'abana. nta kibazo ndabasuhuza kandi nanjye nzabasura. ugira uze amande warayaciye urakoze cyane.
Sinari nzi ko twahuza amaso bwa mbere, amaboko azaguyabona mu mboni. Iyo nicaye njyenyine simbanyuzwe, iyi ndirimbo ikunyure aho uri. Oh, bwiza bwawe, mboni zawe, inseko yawe nibyo binyura umutima. Oh, bwiza bwawe, mboni zawe, inseko yawe nibyo binyuza umutima. Yakunyereka, 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 yakunyereka. Ibyishimo muri njye nibyo byuzuye, ashimwe uwakuremye, ntacyo yakwimye. Nishema muri njye kuba ngufite, sinteze na rimwe kubabaza. Ndashaka umusobanurire. Amba nzi ntagaruriye nabonye ejo. Amba shinani, amba nzi utanywa inzoga, amba nzi umwana mwiza. Byo kugendekera bite? Kandi ndashaka umbabarire umubwize ukuri. Wewe ubwije ukuri nuko sinzi aho nahera mbikubwira. Ndagira ngo umbabarire umubwize ukuri kuko ndi inshuti yawe. Sibyo? Ni iki cyaguteye kugira ngo uhinduke bigeze hariya? Ibintu nabonye ejo ntabwo njye numvaga nsa nk'ubundi, numvaga atari ahambanzi. Numvaga nshaka kuruhuka mu mutwe, numvaga nshaka ikintu cyanyibagiza buri kimwe cyose. Gusa ko nkuzi, ko nta kibazo ufite, iki kibazo cyaza umunsi umwe kikagutera kubona kuriya nabonye ejo. Please, nyisanzureho,
wisanzuraho ubwira ikibazo ufite cyatumira kure. nta kibazo ntacyo. Please, ndagusaba. nari nkeneye kuruhuka mu mutwe, nari mfite ibintu byinshi mu mutwe, numvaga mbabaye, numvaga mfite agahinda kenshi nshaka kugira ngo nduhuke. Nibyo nshaka nyine, nibyo nshaka kumbwira. Ibyo bintu byakubyimbye umutima kugera aho ukora ibintu nk'ibyo naboneje. hari ibintu biba bidakwiye kuvugwa. Sindi inshuti yawe. Gusa ikintu uri buhishe inshuti yawe ukajya kukibwira, sinzi abo mwasangiye, ukaba mwasangiye ibyo aribyo byose ntabwo bagukunda, batumye umera kure yawe. ibyo nareshanyije. Uri wenyine. nari nigenda. Ntabwo ndi kubyumva. Wari wenyine kugera ku rwego rukubonye kure. Okay, ibyo tubyibonera. ntabwo mbyibuka. Mbwira ikibazo ufite hasi. ntabwo umutima wanjye urabyakira ku buryo nagira umuntu ubibwira. Fata nk'inshuti yawe, mbwira ikibazo ufite, ndabigusabye. Ntabwo numva yambaye, nzi umwana mwiza, nzi ari umukobwa w'intangarugero, kumubona uko namubonye igitondo cy'ejo. No. si inshuti yawe se. Inshuti yawe? Inde? Kevin? hari uwundi se ubundi urambaza iki? urambaza ikira wigize umwana mwiza uri aho ngaho, utandukaniye se n'abakavu, utandukaniye si inshuti yawe si nkayo yose. Kevin ni inshuti yanjye cyane, ahubwo birantungura kumbwira ngo nuko rero urambaza iki? ama ugenda mwigize abamarayika. buriya basi ibuka ko hari aho nagukuye utaramenya, wenda nzamubwira, sibyo? n'ukuntu wari umeze utazi, keretse wenda ugira amahirwe yo kubona umuntu mwiza. wumve rero ko ndi umuntu wo kwizerwa, wagira icyo umbwira. ntabwo nzi ko hari undi muntu nakizera. mbabarira, wimbona mu isura ya Kevin, ndeba mu ifoto yanjye ngejeje. umva je, ikintu nshaka gusaba umbabarire kandi ugikore, ikintu cyitwa izina Kevin n'ikindi kintu genda gusa nabyo, ndakwinginze utongera kubitungutsa. uranabivuga nkumva biri gusohoka bimeze nk'ibyaga, ni urongera kubivuga ndahaguruka n'ingende. kiriya ni igiki ubundi ngo ni kare cyangwa ni Nyagasozi.